Jean Damascene Sekanyambo turamushimiye. Tukiri Kigali reka twerekeze mu karere ka Nyarugenge. Muri ako karere hari bamwe mu baturage bavuga ko batishimiye kuba aka karere kabo karaje mu myanya ya nyuma mu mitsindire y'ibizamini bya leta, bagasaba ko hashyirwa imbaraga mu burezi ndetse no mu rwego yaba ku rwego rw'uburezi ndetse n'ababyeyi mu rwego rwo kugira ngo umusaruro w'abanyeshuri ubashe kwiyongera. Louis Patrick Muhirwa nawe adufitiye byinshi kuri inkuru. Akarere ka Nyarugenge kaje ku mwanya wa nyuma mu mitsindire mu byiciro bitandukanye ubwo hatangazwaga amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange umwaka wa 2025-2026. Urugero ni nkaho mu basoje amashuri yisumbuye mu kigereranyo cyashyizwe hanze n'ikigo cy'igihugu NESA mu gihe cy'imyaka 3 aka karere kaza ku mwanya wa nyuma, ibijyana no kuba ariko kaza kuri uyu mwanya mu gutanga umusaruro mu gihugu mu mitsindire ku banyeshuri nk'uko Dr Bernard Bahati umuyobozi wa NESA bigarukaho. Twasanze ari byiza kwirigereranya byajya rikorwa uretse ku kizamini cya leta ahubwo no mu yindi myaka kubera impamvu nasobanuye. Biri buze kugaragara hano ko ukurikije uko uturere twakoze, uturere 3 twa mbere Kayonza, Kirehe na Rusizi, hakazamo turi hagati Cumbi, Nyanza, Ngororero, Nyagatare n'utundi, hama hakaza n'utundi 3 turi hasi aho abanyeshuri bakoze ku kigero mu by'ukuri kiri hasi mu rwego rw'igihugu: Burera, Gakenke na Nyarugenge. Bamwe mu babyeyi barerera muri bimwe mu bigo byo muri aka karere bakavuga ko bakomeje kubabazwa no kuba aka karere gakomeje kuza ku mwanya wa nyuma mu gihugu mu mitsindire kandi bafite abana bakigamo. Ntabwo ari ibintu byadushimishije, ariko ndumva mu mirerere y'ababyeyi n'abarimu bagomba gufatanya bose. Ibi bintu wenda mu mwaka uzaza bigatuma buri hamwe hagenda haboneka abana batsinze benshi. Wabyishimira gute? Ikintu cya mbere ni ukuba mwaba aba mbere mu karere cyangwa mu kagari cyangwa mu murenge, ariko mukitwa ko mwabaye aba mbere. Ko birababaje kugira ngo Nyarugenge ariyo yakabaye irimo abana batsinze ugasanga niyo yabaye iya nyuma. Ni ikintu kibabaje nyine kuba akarere kaza inyuma mu myanya ya nyuma, ariko kakaza inyuma nyine urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Nabyo birababaje, nta muntu wakwifuza kujya ku mwanya wa nyuma. Umuntu aba yifuza n'ubundi kujya imbere. Tugenda dutangaza icyizere nyine kuko nk'umwana yasubiye inyuma nyine wumva utamufitiye icyizere ko ejo azajya imbere nyine akabona amanota meza. Kuba hakiri ababyeyi batita ku bana uko byakagombye ni kimwe mu byo bagaragaza ko ari imwe mu ntandaro yo gutsindwa no kugaragara mu myanya ya nyuma mu gutanga uburezi mu mashuri buri ku kigero gituma abanyeshuri batsinda muri aka karere. Ibyo bahuza no kuba kagaragaramo ibishuko byinshi abanyeshuri bararukiramo ntibige uko byakagombye. Ni uburangare nk'ababyeyi bagiraho, kubera ko umwana nimba udakurikirana uburyo yiga ngo umenye nimba yagiye ku ishuri cyangwa atagiyeyo, ubonane n'abarezi n'abarimu ku kigo bakubwira uko bimeze, nawe ugira ibyo ukosora. Bagomba kubifatanya bose kugira ngo bagire. Hari ababyeyi batabikurikirana, nk'umubyeyi akihugira mu bye ntamenye nimba umwana yize, ntamenye nimba yagiye ku ishuri, ntamenye n'ibyo yiriwemo. Aka karere karimo, urabona ni akarere ka Nyarugenge, abana bareka kwiga bakigira mu bintu by'ubusyazi, gushaka amafaranga. Wa mubyeyi rero atabikurikiye nawe ngo amenye wa mwana nimba agera ku ishuri, cyangwa ngo umenye ko ari wowe ubigiramo uruhare, urumva nta cyakorwa. Kereka leta nayo igize uko bishyiramo imbaraga, cyane cyane abana. Urabona muri Nyarugenge igira abana benshi birirwa hanze, barara hanze kandi bafite ababyeyi. Ushaka kujya kwiga nawe ukajya mu kazi, aho kugira ngo wajye kwiga akigira mu bindi wowe ugataha uzi ko umwana yagiye kwiga. Ahubwo ibyo bintu bagomba gushishikariza abarezi bagakurikirana umwana nimba yageze ku ishuri, umubyeyi nawe akamenya nimba umwana yageze ku ishuri. Abana tubaha uburere ariko bikanga, bakatunanira. Umwana ukamwohereza ku ishuri ukajya yagiye kwiga,
akigira mu biyobyabwenge, akigira mu mageto y'abasore. Mbese wowe ukibwira ngo umwana ari ku ishuri, wajya nko kumusura ku ishuri mwarimu akakubwira ati umwana wawe ntaheruka hano. Ubwo rero biterwa hari n'uburara bw'abana baba barananiranye. Ibishuko byo ni byinshi cyane, Mana se wabona n'uko bivuga. Nabyo biba intandaro by'umwana utiga, cyane cyane nk'abana b'abakobwa. Uramwohereza ku ishuri ukibwira ko ari kwiga, wajya ku ishuri mwarimu akakubwira ati ntanaheruka hano, amaze icyumweru ataza kwiga. Kandi wowe mubyeyi, kubera kubyuka ugenda ujya guhiga ubuzima, uzi ko umwana abyuka ajya kwiga, wajya nko ku ishuri mwarimu akakubwira ati umwana wawe ntaheruka hano. Ubwo rero usanga ni ibibazo. Bakomeza bagaragaza ko abarimu bakwiye kurushaho kugaragaza uruhare rwabo mu gutuma imyigire y'abanyeshuri biga mu bigo byo muri aka karere itera imbere bagatsinda biruseho, bakorana n'ababyeyi ngo kuko hari ubwo banarangwa n'ibikorwa bituma umunyeshuri yiga adatekanye. Bakongeraho ko bifuza ko uburezi muri aka karere bwavugururwa nikakaba kanyuma. Ubundi abarimu bakwiye kugira telefone y'ababyeyi, umwana yananirana hariya akabaza umubyeyi nawe umwana yananirana akabaza umwarimu. Ni abantu bagomba gufatanya. Umwarimu n'umwana ku bwe nyine agomba kwita kuri wa mwana, yabona hari ikintu kibangamye akabwira ababyeyi, umubyeyi nawe akagira gute agafatanya n'umwarimu kugira ngo barere wa mwana, bavugurure uburezi. Uwo mubyeyi amenye ko umwana yageze ku ishuri, na mwarimu abaza umubyeyi nimba umwana arwaye cyangwa yamwohereje kwiga. Abantu batatu, ari leta, ari abarimu, ari n'abarezi, bose bagomba kubigiramo uruhare. Wenda n'abarimu hari uruhare wenda babigiramo, nko kuba umwana yajya nko kwiga akamusubizayo ngo ntabwo yiga kuru, ngo nabanze ngo yishyure kuru, wenda utabonye n'ubushobozi bwo kumwishyurira kuru, ukabona nyine nk'umwarimu ntamwitayeho ngo ni uko ngo atize kuru, ukabona nyine nabyo ni ibintu biba bihangayikishije. Igikwiye nyine ni ukongera ingamba se mu barimu, mu bana, tukongera nyine uburere tukagerageza. Birababaje nyine wumva ko nyine bafite amanota nyine adahagije. Ni ngombwa ko bakangurira n'abarezi nyine nabo n'ababyeyi nyine tukabishyiramo uruhare, bakajya nyine ku ishuri tukanajya tureba niba biga neza. Uwanjye we yiga mu wa kabiri segonderi ariko yiga hano Kimisagara. Ubwo birasaba nyine amahugurwa bagatsinda nyine batazatsindwa mu myaka utaha. Umujyi wa Kigali uvuga ko hari ingamba zigamije gukemura iki kibazo, bityo uturere tukagize nk'aka ka Nyarugenge ntidukomeze kugaragara mu myanya ya nyuma mu gihugu. Uyu Nema Claudine Ntirenganya, umuvugizi w'umujyi wa Kigali, ubigarukaho. Nibyo koko mu mujyi wa Kigali usanga hari uburyo hihariye, kubera ko ababyeyi bagira shuguri nyinshi cyangwa se uburyo bwo gushakisha imibereho bwinshi, hakaba n'ibirangaza ku rundi ruhande, ariko ibingibi ntabwo twabyitirira kuba tudatsinda neza, ahubwo navuga ko ari ibintu twatangiye gutekerezaho umwaka ushize, kuko nabwo ntabwo twe twagize umwanya mwiza cyane. Tukaba dufite gahunda y'uko nibura mu myaka nk'ibiri iri imbere tuzaba twabikosoye rwose, kandi byanakunda n'uyu mwaka tugiye gutangira bikaba byakosoka burundu. Kugira ngo bikosoke rero bizadusaba uruhare rwacu twese, twaba twebwe nk'abayobozi, yaba abarimu ndetse n'ababyeyi, ariko n'abana nabo biyongereyeho. Icy'ingenzi gikomeye cyane tukaba tugiye gukomeza gushishikariza ababyeyi kureba yuko abana bajya ku ishuri kandi ko bagezeyo, kandi ko bagererayo ku gihe, bakareba yuko bagakurikirana amasomo yabo, bakamenya ko abana ese bafata note, ese bagera mu rugo bagasubiramo, babona n'umwanya wo kubikora, ese bo barakurikirana bakabona amanota babona, ibintu nk'ibyo, ese bajya banyuzamo bakajya ku ishuri nibura bakanabaza uko umwana ari gukurikira, bakamenya imyifatire ye, kuko umwana ashobora no gusiba kabiri gatatu wowe mubyeyi utarigeze unabimenya ko yasibye. Ibyo ngibyo tuzakomeza kubishishikariza ababyeyi gukurikirana uburere bw'abana ku mashuri, hanyuma ibigo by'amashuri nabyo tubisaba gushyiramo ingufu, gukomeza
gukomeza kwita ku bana, kumenya ko bageze ku ishuri, kandi abana bashobora kuba basiba bakamenya ko baganirije ababyeyi, bakamenya aho ikibazo kiri, bakareba niba kuko atari cya kibazo cy'abana bashobora kuba banasiba ababyeyi batabimenye, kandi haba hari ibindi bibazo mu rugo bituma abana batiga nk'uko bikwiriye, bakagerageza gufatanya kubikemura. Ku ruhande rw'abarimu nabo bagakora inshingano zabo bahereye ku kudasiba kuza kwigisha, bahereye ku kudasiba kuza kwigisha, bakongeraho nanone kuhagerera ku gihe, gutanga amasomo neza no gukurikirana abana bose. Ibyo rero tuzakomeza kubifatanyamo, twaba twebwe nk'abayobozi, abarimu ndetse n'ibigo by'amashuri. Tuzakomeza gukora inama zitandukanye, tuzakomeza gukora ubukangurambaga. Twizeye byanze bikunze ko ireme ry'uburezi mu mujyi wa Kigali natwe tuzazamuka, abana bacu nabo bakaza mu ba mbere. Kugeza ubu uturere 5 tuzi inyuma mu mitsindishirize ni Nyabihu iri ku kigero cya 78%, Nyamagabe na Burera bakaba banganya, aho utu turere turi ku kigero cya 77%, naho Gakenke na Nyarugenge utu turere natwo tukanganya kuko turi ku kigero cya 75%. Aka karere ka Nyarugenge gakomeje kuza mu myanya ya nyuma muri iki gihe, mu gihe wasangaga mu myaka yatambutse ibigo bikagize byaratsindishaga ku buryo bushimishije, ibitandukanye nuko biri kuri ubu. Ngende Louis Patrick Muhirwa, ATV mu mujyi wa Kigali. Turamushimiye mugenzi wacu Patrick Louis